Niba uzi ko uri umushomeri, ukaba nta kazi ufite, ukaba nta n'aho wakura igishoro kugira ngo utangire bizinesi, fatirana aya mahirwe, tangira nonaha, tangirana n'abandi. Mwiriwe, nizeye ko mumeze neza, mwe mukomeje gukurikira Iwacu Sylvie TV Show. Reka nizere ko mwamaze gukora subscribe, mwakoze like ndetse mwakoze kunzogera kugira ngo ibiganiro dushyize hano mujye mubibona kandi mubibone mu ba mbere. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku kintu cyahindura ubuzima bwacu. Niba udafite akazi, niba uri umushomeri, niba nta gishoro ufite, uyu ni umwanya mwiza kugira ngo wumve ikintu cy'ingenzi ugomba gukora kikaguhindurira ubuzima muri aka kanya. Ntugire aho ujya, kurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye kugira ngo nawe urebe ko ubuzima bwawe bwahinduka. Nuyikurikira akantu ku kandi, ndabizi neza ko ubuzima bwawe buri buhinduke kandi bikagenda neza. N'abatindiye rero, ikintu cya mbere wakora kikaguhindurira ubuzima bugahinduka, abantu bose bagatangara, abari bakuze bakumirwa. Ikintu cya mbere wakora ni ugusenga. Gusenga nicyo kintu cya mbere wakora muri ubu buzima kikaguhindurira ubuzima mu gihe gito. Gusenga, ibintu byose wakora hatarimo gusenga ntacyo byaba bimaze. Umurimo werekejeho amaboko wose utawusengeye, utavuze ngo Mana ibi bintu ngiye gukora binshyigikiremo, ntacyo byaba bimaze. Niyo mpamvu rero ikintu cya mbere nabonye gihindura ubuzima vuba, ibyo mbabwira mbifitiye gihamya, ibyo mbabwira ndabizi neza, ni ibintu mpagazeho, si ibintu bambwiye. Icyo kintu wakora ni ugusenga. Ikintu cya kabiri rero, iyi video itaza kuba ndende, ikintu cya kabiri wakora ubuzima bwawe bugahinduka ni ugusaba. Gusenga, gusaba. Wagiye gusenga, wari ugiye wenda gukora akazi runaka gaciriritse, ubwiye Imana ngo aka kazi kamfashemo. Noneho bwira Imana, saba Imana ikintu icyo ari cyo cyose wumva wifuza. Bwira Imana ngo nkeneye iki, yisabe ngo nkeneye iki, irabigukorera kuko nta kinanira Imana. N'aba bamiliyoneri bose mubona, abenshi uzasanga baragiye babibona kubera gusenga, kubera gusaba, bakabwira Imana ngo ngiye gukora iki ariko ubinshyigikiremo. Imana itabibayemo ntabwo byagenda neza, nta n'ikintu rwose wageraho. Ikintu cya gatatu rero, video yacu itaza kuba ndende, ikintu cya gatatu ni ukwizera. Hari ugusaba, hari ugusenga ugasaba, ariko ntiwizere Imana ko ibyo wayisabye yabishobora. Imana ibyo uyisaba byose yabikora kandi yabishobora. Nta kintu na kimwe kijya kinanira Imana. Nta mafaranga namwe Imana itaguha, nta hantu na hamwe Imana itakugeza. Ikintu usabwa gusa ni ukuyisenga, ukayisaba, ukayereka ibyo ukeneye. Icya gatatu, ukizera ko ibishoboye, ubundi igakora akazi kayo. Nusenga, ugasaba, ukizera, ibyo bintu uko ari bitatu uko mbikubwiye ukabikora, ukabona ubuzima bwawe bukomeje kwanga, bikomeje kwanga, uzandike muri comment uvuge ngo warambeshye. Ariko nanone nibikunda, uzaze wandike muri comment uvuge ngo ibyo wavuze ni ukuri, bya bintu birakora. Njye byo mbabwira dia, mbifitiye igihamya, ni ibintu nzi neza. Nagiye mbona abantu basenga, bagasaba bizeye, bakabona ibyo basabye, bakabigeraho, ubuzima bwabo bugahinduka. Wasaba imodoka, wasaba amafaranga, wasaba inzu, icyo wasaba cyose nta kintu na kimwe Imana idafite, nta n'icyo idatanga. Wowe icya mbere yisenge, uyereke yuko ariyo utezeho amakiriro, kuko wateze amakiriro ku bavandimwe bawe biranga, ku miryango biranga, ujya mu kazi biranga, aho usigaje honyine ni ukwerekeza ibyifuzo byawe ku Uwiteka. Ibyo bintu nubikora bikanga, uzavuge ngo narakubeshye. Nibyemera uzavuge ngo byaremeye. N'ibyo bintu bitatu rero nashakaga kubabwira, kuko nanjye narabikoze biremera, n'undi yarabikoze biremera, ndetse n'uwabikoze bikemera mbere ajye muri comment avuge ngo ibyo bintu ni ukuri, kugira ngo n'abandi babikore. Murakoze rero, byari byiza kubana namwe kandi byari by'agaciro. Komeza ubane natwe hano kuri Iwacu Sylvie TV Show, ubane natwe muri byose
tuzajya tubagezaho ibyiza byinshi, dufatanyirize hamwe, dusenyere umugozi umwe, tuzagera kuri byinshi. Murakoze, mukomeze mugire amahoro.